twagiye byashyushye. Uwo mugore yabonaga se kwiyahura ari cyo gisubizo? Uwo mugore yabonaga kwiyahura ari cyo gisubizo? Mwaranahaze, ubwo se yabyaye ari mu biki? Iki kibazo cyabajijwe inshuro 6 ariko nacyanditse rimwe. Kiravuga ngo ese uwo mubyeyi yaje kubyara umwana hanze? Murakaza neza kuri MDTV show, muri kumwe na Madebora nk'uko bisanzwe. Ndabasuhuje cyane, nizere ko meze neza. Njyewe meze neza, ndashima Imana, mfite amahoro, mfite ibyishimo, I'm fine. Nizere ko namwe aho muri Imana ikomeje kubarinda, muguwe neza, kandi n'abatameze neza Imana ibahe kumera neza. Rero uyu munsi nkaba nifuza yuko hari ibintu tugiye kuvugaho, tugiye kubaha part 2. Nari mwategereje iminsi myinshi, abantu bakomeje kumbwira kuri ya story nababwiye ya wa mumama ushakaga kwiyahura, yari yaratinze kubyara, irahari kuri MDTV show. Yagize ibibazo nyuma akaza gusanga ikibazo atari kibi, muze kugenda muyirebe. Sasa tugiye kuvuga part 2. Kugira ngo abantu bayumve neza batabonye part 1, please go there and check. Reba iyo story muhore kuza kureba part 2. Rero mbere yuko tuyivuga, mwanditse ibibazo. Abanyandikiye Facebook, abanyandikiye Instagram, abanyandikiye kuri channel, kuri MDTV show, mwese kuri WhatsApp. Umva, tugiye gusubiza ibyo bibazo. Twarongeye turamuvugisha, aduha ibisubizo by'ibibazo. Hanyuma rero ndasuhuza mbere na mbere. Ndasuhuza abantu ba Umoja 2 Market. Abantu ba Umoja isoko hari hepfo, Umoja 2. Ndabaramukije cyane abashiti bagiye barabagusha, nubwo ntavuga izina kurindi ariko ndabasuje. Reka mvuge mu bakeye. Nyanome, bizu Nyasine, ndagusuje cyane. Abashiti banyu barere Umoja 2, tujya tubahurira. Umva, God bless you for your support. Ikindi, True Promises ifite igiterane cy'umweru 11. Ni igiterane gisoza 21 days. Hazaba hari abantu benshi, abaririmbyi, Heman Choir, Grace Choir, True Promises yabateguriye ibintu byiza by'umukaburi, cyane cyane abantu ba Nairobi. Yabateguriye indirimbo nziza, baramaze igihe mu masengesho, bafite amavuta y'Imana. Hakaba hari umuvugabutumwa mwiza witwa Desire. Please don't miss. Uyu munsi ufite ibintu byinshi byo kuvuga. Ku bantu bashaka amavuta meza yo kwisiga, amavuta meza yo kwisiga, cyane cyane abantu bari Kigali, ariko n'ahandi hose yabageraho. Umuntu bita Ange, ndaza gushyira nimero ziwe hasi, ari Kigali, afite amavuta meza y'Amafaransa, ama OG, aragenda wenyine akayizanira. Umugani afite ibintu byiza. Abantu bakoresha amapati baba bakeneye cake muri Keza Cakes, umva bafitiye amakeke meza. Ndaza gushyiraho udufoto muraza kubibona. So abo bantu mubagane. Hari n'abandi bashuti banjye bafite TikTok. Please follow them. Sarah Binky na Terence Benice Teri kuri TikTok. Please follow them. I beg you, please. Thank you so much. Tukaba twinjiye muri story yacu rero. Part 2. Ibi ni ibintu mwagiye mubaza, ibibazo mwabajije. Ndifuza kubibasomera byose, niturangize ngende ntanga igisubizo cya buri kibazo. Hanyuma ibindi bibazo nanjye nibajije ko MD Farm twaza gusubiza hamwe, ubwo namwe murabimfasha, muze gushyiraho ibisubizo muri comment. Kandi nizera ko nabyibajije n'abandi ariko mwabyibaje. Gusa mama atubabarire koko, nyine iyo hari story umuntu agenda yanaliza cyangwa se akagenda nyine yibaza ibindi byinshi.
mu bisubizo yaduhaye hagiye havamo n'ibindi bibazo. So wenda ntabwo tuzongera kumukontakta ariko twebwe dushaka ibisubizo nyine, kandi niba ngombwa ubwo nyine atubabarire tuzongera tumwegere yongere aduhe ibindi bisubizo. Twagiye. Mufite ibibazo bitangaje byinshi cyane, nagerageje kubyandika kugira ngo mbyibuke ntaza kubyibagira. Ikibazo cya mbere nicyo reka nyine msempora indi namba ariko reka nkisome. Iki kibazo cyabajijwe inshuro 6 ariko nacyanditse rimwe. Kiravuga ngo ese uwo mubyeyi yaje kubyara umwana hanze? Ese mbise mbisubizana cyangwa ngende mbanze nsoma ibibazo? Kabanze nsoma ibibazo. Umubyeyi yaje gushaka umwana hanze. Ikindi, none se ubwo azapfa atabyaye kweri? Yo kagende mbitondeka kugira ngo nze kumenya uko ndi bugende mbaye ibisubizo byabyo. Ikibazo nibajije, iyo nda se yaje kuvamo yari yayitewe nande? Icyo kibazo nicyo. Ese ntabwo nababwiye nari nababwiye ko yari yize gutwita inda ikavamo. Iyo nda ko umugabo yari afite ikibazo yayitewe nande? Twagiye byashyushye. Uwo mugore yabonaga se kwiyahura ari cyo gisubizo? Uwo mugore yabonaga kwiyahura ari cyo gisubizo? Mwaranahaze, ubwo se yabyaye ari mu biki? Baruvuga ko se bwagiye mubaza neza ra kuva nguyu wendaga no kudutuka. Sha nawe rwose ubwo se utugize uti kweri? Tubwire neza niba uwo mugore atarigendeye hanze. Imbabazi se nibiki? Imbabazi se nibiki? Ariko ngira ngo mwacyumvishe, sibyo? Ngo nimbabwire niba uyu mugore atarigendeye hanze, imbabazi se nibiki? Kuko nababwiye nyine ko yamubabariye. Ati imbabazi nibiki? Yo kuna majibu hapa. Umugabo ibyo avuga birumvikana, ahubwo nibwirira yaje kumuha rugari se ngo bashake umwana ku mugaragaro? Yo mbega ibibazo. Thank you so much. None se umutima uwo mugore yawukuye he wo kumubabarira? Ubwo kweri shangiye sinamubabarira. No sense gusa. Ariko iki ngiki ntabwo ari ikibazo. Iwe nta mbabazi yatanga, ariko uyu nguyu ndasubiza impamvu nyine yamubabariye. Nabyo nyine yaratubwiye. Nase umugabo ko yashakaga umwana kandi azi ko bitazavamo, ubwo byaje kugenda ate bamaze kumuvumburara? Ariko hari n'abantu batabumvishe story neza. Hari abantu batabumvishe story neza. Cyangwa ukumva igice ntusoze yose warangiza ukabaza ikibazo. Nk'ubu uyu nguyu yari guhita yumva ukuntu nyine story yagiye igenda. Reka duhere ku kibazo cya mbere rero. Iki nacyo cyabajijwe inshuro nyinshi. Uwo mubyeyi se yaje kubyara umwana hanze? Kambabwira ariko byaje kugenda. Aha story yarangiye nababwiye ko uyu mumama yagiye kureba ya nshuti yiwe magara. Iyo nshuti yiwe magara rero yari umukorege wiwe bakoranaga. Yari inshuti yiwe ya bugufi, kandi uwo mukorege wiwe yari umugabo
yari igitsina gabo. Noneho aragenda amubwira nyine ukuntu byagenze, anamushimira yuko inama yamugiriye yakoze. Aramubwira ati warakoze cyane kungira inama yo kutiyahura, yo kutiya ku buzima, kandi inama wangiriye yarakoze. Amubwira story yose rero y'ukuntu umugabo we yamusabye imbabazi, nyine ari we wari ufite ikibazo cy'uko adashobora kubyara umwana. Noneho arangije muri uko kumubwira agahinda ke, ahita abwira wa mugabo ati none se ko n'ubundi icyo yifuzaga kwari uko njya kumushakira umwana hanze, none kuri inshuti yanjye magara ko numva nta wundi muntu nabwira ngo mfashe ampa umwana, wamfashije tukabipanga njyewe ko nshaka gutwita koko, ko nshaka kubyara. Uwo mushuti we rero yaje kumwemerera, baza kubyara umwana. Mbese yaje gushaka umwana hanze, baza kubyara umwana. Iki kibazo turagishubije kubera yuko cyabajijwe inshuro nyinshi. Igisubizo ni uko wa mushuti we ari we waje kumuha umwana. Fini termine on this. Katurebe hano. None se ubwo azapfa atabyaye kweri? Ubwo urumva ko yarabyaye afite umubebe. Birasa n'iki ngiki. Iyo nda yigeze kuvamo yari yayitewe nande? Aha rero niho ruzingi. Yanda yanda nabwo muribuka ko nabwiye ko nyine yahoraga mutuka umugabo wiwe, ababesere biwe bakamutesha umutwe, bakamubwira wereka musaza wacu agiye gushaka, we ntabwo byara uducira umuryango, bla bla bla, ibintu byinshi bakamutesha umutwe. Umugore rero yigeze kugira igihe bimutesha umutwe, biramustressa. Icyo gihe yigeze gucaho umugabo inyuma, ariko iwe ntabwo yari azi ko yaciye umugabo inyuma. Mbese yamuciye inyuma ko ntiyari azi ko iyo nda ari iye. Ntabwo yari azi ko iyo nda ari iye. Mbese yaragiye nyine kubera stress, kuganiriza abashuti n'ibiki, yageze aho nyine aragenda aciye umugabo inyuma aratwita. Ariko amaze gutwita, iwe ntago yigeze amenya ko inda yari atwite atari y'umugabo we, kuko ntago yari azi ko umugabo wiwe icyo gihe yari ataramenya ko umugabo we afite ikibazo. Yari azi ko nyine urumva umugabo we yari ameze neza hariya hirya, yari ameze neza nta kibazo yari afite. Noneho umugore rero ntago yigeze amenya ko yanda yavuyemo atari y'umugabo wiwe. Muri story ya mbere nababwiye, uribuka ko hari ahantu umugabo yigeze kumubwira ngo nari narishimiye yanda wari waratwise, ariko yanda ntabwo yari iyanjye. Nibwo umugore yakangutse, kuko icyo gihe umugabo nta kintu yigeze amubwira, nyine ati wenda watwise inda si yanjye, ibikino byo wapi. Umugore rero icyo gihe atwite yanda ikavamo, iwe yari azi ko inda ari y'umugabo wiwe. So iyi nda rero yari yaratwise, yari iya wa mukorege wiwe nanone. Yari umushuti wiwe bugufi, namwe murabyumva. Aho ngaho rero niho ngiye naje kugira ibibazo byinshi. Nitumara gusubiza ibi ngibi, turi buhitaho ubwo tubaza noneho kuri MD Farm, tuze gushyiraho komenti tubiganireho. Niho nahise ngirira ikibazo. Urumva deja bibaye bibiri. Nyine yabanje kumutwitira inda iza kuvamo, nyuma biriya bibazo bimaze kumenyekana ko umugabo wiwe ari we ufite ikibazo cyo kutabyara, aza kumubyarira n'umwana. Ko ibyo bintu bizaza koroha. Okay, ibi ni bitatu. Tugiye ku kibazo cya kane. Umugore yabonaga kwiyahura ari cyo gisubizo. Mwaranahazi, ubwo se yabyaye ari mu biki? Uyu we yari yanarakaye byatari. Yaje kubyara rero, yaje gushaka umwana arabyara. Iki ngiki nacyo kirenda gusamo na bya bindi bya mbere. Yarabyaye pe, ureke kurakara. Nyuma yaje gushaka umwana nyine, kandi kwiyahura ni ukuri kugira ngo umuntu agere ahantu ushobora kwiyakuzira. Icyo kintu ngewe nkeka ko ari ikintu kiba cyamurenze. Usibye ko nanjye njya mbona nta n'impamvu
iriho yatuma umuntu yiyaka ubuzima, ariko nyine ntitukajajinga abantu biterwa na situation umuntu aba arimo. Ikintu wowe utarimo kukijajinga biba byoroshye, kumva yuko nyine ntabwo yakagombye kuba yarashatse kujya kwiyahura, ni ukubera nyine nawe situation yari arimo. Njyewe ndamwumva cyane iki kivuyeho. Nawe rwose ubwo se utugize uti kweli, tubwire neza niba uwo mugore atarigendeye hanze, imbabazi se ni ibiki? Uyu mugore rero impamvu mbere atari yaragiye hanze, nababwiye ko muri ya story nyine ibi ni ukuvuga ko hari abantu nyine bandika batarangije histoire yose. Imbabazi yamuhaye mbere, umugabo we barakundanaga cyane, bashakanye bakundanye nta kibazo bafite, bameze neza, bari bameze neza icyo gihe. Urumva rero umugore kandi we yumvaga, urabona niyo umugore mushakanye ntiyabeho kubyara, akenshi muva ko ari side y'umugore. Urumva nimba barajyaga no kwivuza, bakwivuza ku bashuti b'umugabo wiwe, iwe ntago yatekerezaga ko umugabo we afite ikibazo, cyane cyane ko nababwiye ko nyine yari ameze neza hariya hirya. So ntago yigeze atekereza ko umugabo wari ufite ikibazo. Ukuntu rero yaje kuza kumubabarira nuko yamukundaga cyane, yaramukundaga, ahubwo ikibazo cyabagamo nuko kumutuka na famille y'umugabo ikamutuka, bagahora nyine bamubuza ku nkeke, bamubwira amagambo mabi, amutwarira ibyishimo, akigunga, mbese akumva ariyanze, akumva nyine yakwiye ku buzima. Ariko musango yakundaga umugabo we. Ikindi kandi ati kuba nubwo nari ngewe ndakwiye ku buzima, ariko nyuma tukicarana n'umugabo nkamwe ati ngenda ndashaka ko tujya kwa muganga, tukajya tukivuza, tukagira gute. Uburyo yaciye bugufi akamusaba imbabazi, kandi no kuba nawe yarigeze kumuca n'inyuma, ariko umugabo mbese ntabimubwire. Ariko aho ngaho njye nahise numva ko nuko nyine umugabo yari afite ikibazo kandi ashaka umwana, ariko umugore avuga ati ntago ngewe numvaga icyo gihe najya hanze cyangwa namuta, numvaga n'ubundi aho najya hose nta mwana nabona. Rero nyuma yaho amaze kumenya ko atari njyewe ufite ikibazo, umugabo agaca bugufi akansaba imbabazi, akanyereka nawe agahinda n'uburyo yari akeneye umwana. Ati ni ukuri numvishije ngize imbabazi. Uyu mugore nacyo kintu yashaka kutwigisha cyane, kutubwira kwikunda, gusabana imbabazi no kuganira, mbese kubwizanya ukuri. Uyu muntu rero wanditse ngo izo mbabazi yamuhaye n'iziki yaramubabariye kuko ari umugabo we w'isezerano kandi yakundaga. Hari abantu bagira imitima yoroshe, hari abantu bagira imitima y'urukundo. Urumva yakundaga umugabo we, akavuga ati niba nubwo atambwije ukuri kuva kera, ariko uyu munsi akaba aciye bugufi akambwiza ukuri, akanyereka agahinda ke, yumvisha amubabariye. Kandi byatumye na cya kintu nyine cyo kwiheba cy'umurimo kinamuvamo, kuko yaravuze ngo umugabo akimara kumusaba imbabazi ngo yahise yumva ameze nk'umuntu uzutse uvuye mu rupfu. So kuba umugabo yaramusabye imbabazi bakicara bakaganira, yagaruye ubuzima, yumvisha agaruye ubuzima muri we, yongera kuba umuntu. Niyo mpamvu yamubabariye. Abantu bafite imitima ikomeye borohe abo bantu. Ibyo kuvuga ngo imbabazi yamusabye n'iziki, imbabazi yamuhaye n'iziki, nyine yaramubabariye. Ni ukuri buriya nta kintu kitababarirwa, ariko muzibintu Imana atubabari ukuntu bingana, ako kantu mujye mugatekereza. Umugabo ibyo avuga birumvikana cyane. Iki ngicyo ni nk'aho ari umugabo wacyanditse. Umugabo ibyo avuga birumvikana cyane, ahubwo nyibwirira yaje kumuha rugari babyare bashake umwana ku mugaragaro hanze. Yanditse ni njye yabyanditse, ariko yabaje ibintu byinshi. Mbese uko umuntu yanditse ikibazo niko exactly nagikopiye. Rero iki ngiki ngira ngo twanagishubije. Umugabo ku rundi ruhande, nyine umugabo ibyo avuga nawe birumvikana. Ntago yashakaga kubwira, nimba yari ameze neza mu cyumba, ntago yashakaga kubwira
umugore wiwe yuko afite ikibazo. Yashakaga ko umugore bamuzanira umwana kugira ngo hatazaza umuntu uza kuzabaza umwana. Ikindi no kudashaka gushyira izindi mayindi mu mutwe w'umugore wiwe. Ese muri kumva umugabo we ahangaha atari afite ukuri, nawe urundi ruhande dushaka kumva. Ntabwo twagendera kuri sayidi y'umugore gusa. Mama, I'm sorry. Ariko ntabwo twagendera kuri sayidi y'uyu mubyeyi gusa, kubera yuko n'umugabo biyumvikana. Ugiye kuri sayidi y'umugabo nawe ukayitekerezaho, ni ukuri nawe birumvikana. Yumvaga ashaka umwana kandi mu buryo bw'ibanga, akagumana wenyine icyo kintu yuko adashobora kubona adashobora kubyara. Ariko umugore yagenda akamuzana nk'umwana umwe babiri hanze, n'ubundi nk'uko umugore yari yarabigenje, ntago uyu mugabo nyine yari kuzigera bimubwira, yari kuzigumanira icyo kibazo, ariko yibifitiye abana babo. Nanjye nyamara umuntu iki kibazo yabaje ni cyiza. Ndumva urundi ruhande byumvikana. Namwe muraza kwandika muri comment mwumve, cyangwa niba mutamubabarira burundu nyine nabyo nuko. Ikintu kigiye gusa n'iki ngiki. None se umutima uwo mugore yawukuye hehe wo kumubabarira? Ubwo kweri shange sinamubabarira, no sense gusa. Uyu we nta n'ikintu namusubiza, gusa ikintu namubwira no kugira umutima woroshye, no kugira umutima ubabarira, sibyo? No kugira umutima ukunda, umutima ubabarira. Kandi we yatubwiye ko yakundaga umugabo we cyane, n'uburyo umugabo yamusobanuriye nyine umugore yageze harabyumva, yumvishe kote y'umugabo wiwe kandi aramukunda. Bayifitiye urukundo mwishaka guteranya abantu b'abandi. Nase ko umugabo yashakaga umwana kandi azi ko bitavamo. Ubwo yabigenje te bamaze kumuvumbura. Hano ntabwo umugabo ntabwo bamuvumbuye. Urumva umugore yashatse kujya kwiyahura, inshuti imugira inama, imaze kumugira inama yo kubireka, abwira umugabo bajye kwipimisha. Nyuma nyine umugore arisaza, umugabo rero ahita amwicaza amubwiza ukuri. Ariko ntabwo nyine yamuvumbuye komuteri. Ukuntu umugabo nyine iwe yaje kwicara avugisha ukuri. Hano umugabo yavugishije ukuri ku bushake bwiwe, ntabwo umugore yarigeze amuvumbura muri iyo myaka yose. Hari n'undi wabajije ngo se ngo babimenye ngo hashize ngo imyaka ingahe. Bari bagiye kuza 15 years, bari bagiye kuza imyaka 15, nuko umugore yambwiye nibwo nyine yahuyega n'ibyo ashaka kujya kwiyahura. Nyuma umushuti waza kumugira inama arabireka, biza kumenyera. Umugabo aza kumubwiza ukuri nyine ibingibi tumaze kuvuga. Hanyuma rero ngewe ikibazo naje kugira, kandi tubivugeho twese muri comment, mbese tuganire. Mwumvishije ibibazo, mwumvishe n'ibisubizo. Ariko hano ngewe nagize ikibazo ni hano, kubera ko iriya nda ya mbere yari yavuyemo ari y'uwo mushuti wiwe, akaba yaraje no kumubyarira umwana. Ese bavandi muri kumva hano hatarimo akantu? Ikibazo ngewe nahise nibaza, none se nimba yaramubyariye umwana, ubwo azagumana umwana umwe, ntago azamubwira ati nkeneye n'uwa kabiri? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, kuba ari inshuti cyane abo bantu babikirana amabanga, ubwo ntago bazakundana cyane kugezaho bishobora kuzatuma uyu mugore, uyu mubyeyi n'uyu mupapa batandukana, kandi umugore yari yaramubabariye, byararangiye akamwemera no kuzana umwana, akamuzana bakaba bamureza nk'umwana wabo bameze neza. Ubwo ntabwo bazaza kubamo ikintu cy'agakungu cy'urukundo nyine rudasobanutse, bigatuma bigira bashwana. Mweko murabyumva gute? Kamumbwire, muze kubyandika hasi muri komenti tubivugane. Nanjye ndikumva ibyo bibazo, mumfasha namwe tubisubize. Mwe muri kubyumva gute? Ko mumva hatarimo akantu ka question mark. Ikindi yo ariko nizere ko namwe ari wenda igindi kwibaza namwe muri kubyibaza. Ese uwo mumama
nyine azabyara umwana umwe birangire cyangwa azashaka n'uwa kabiri. Ese uwo mushuti we koko ko yabimenye ko umugabo afite icyo kibazo, ese azemera ko umwana we yabyaye abo uwo mugabo kugeza nyine akuze abona umwana akura nyine azamuheba, amuhebe koko? Tuganire hasi muri komenti. Njye ibyo bibazo narabyibajije numva mbibiri igisubizo, ariko tubiganireho. MD Farm muze musubize namwe uko ndi kwibaza, namwe nimba ariko muri kwibaza. Buri wese yumva story aze gushyiraho comment yiwe, hanyuma ibyo bisubizo tubyibaze. Inkuru rero part 2 nuko yari imeze, ariko iri kurangira iri kuzana n'ubundi n'ibindi bibazo. Ngaho namwe mumbwire. Murakoze cyane rero. Iyi MD TV show, mukore comment, subscribe ku bantu batarayikora. Ukuntu tubona ikiganiro gifite 4,000 hariya, ariko kuri subscribers mukore kuri ako kantu subscribe and share. Murakoze cyane, ndabakunda, mbifurije amahoro y'Imana, mukomeze mugubwe neza kandi mumererwe neza mu ngo zanyu. Imana ikomeze umugisha. Be blessed. Ciao.